yubatse wenda bafite n'abana nka 2 cyangwa 3 n'urugero ubwo ndi guhuza n'ibya Gafaranga akagenda akishakira umwana w'umukobwa mpamvu bidakwiriye umugabo afite ubushobozi bwo gutunga umugore umwe uwakabira mushaka iki abwo nirirwa mvuga ibintu byinshi ngendera ku bintu bitatu ubukwe bugira ibika bitatu bajya mu ntuza mu murenge bagasezerana sibyo sauti ya fiançailles batera ivi nyine ubwo niko mbibona abantu bajya batera ivi nubwo je aho kuritera na tennis n'abantu bakarya igitoki ubwo nkabona habayeho umurenge abantu bagiye gusezerana imbere y'amategeko kugira ngo abana bazavuka bazabe bafite ubudahangarwa mu mategeko bazwi ndetse habayeho n'ikibazo kimwe gitunguranye babana bazagira ifato barebe mu mitungo ya se na nyina barebe icyabafasha nzi yuko habaho imihango y'ubukwe hakabaho ubukwe imiryango ikicara igaterana bagasabana bagasezerana nzi yuko habaho isezerano bagasezerana imbere y'Imana pastor akabihesha umugisha ubundi ubukwe bugataha genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire umunsi mwiza w'abakundanye tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umunsi ngaruka mwaka w'abantu bakundanye cyangwa se abantu bari mu rukundo mwese ndabasuhuje cyane kandi nabo bitameze neza single boy cyangwa single girl cyangwa single mama n'abasingle father harya babaho mwese ndabasuhuje mugira ibihe byiza cyane turi mu rugendo rwacu rukomeje umunsi ku munsi nge nitwa Samu Gakire ani kumwe na Jerry dukomeza urugendo rwacu kandi tubwira buri muntu wese dukurikiye ngo warakoze guhitamo kubana natwe mu rugendo uyu munsi ndagarutse n'umunsi w'abakundanye ngarukanye na rafiki yangu ariko ngira ngo uyu mugabo yamaze iminsi myinshi ndahura nawe rwose kandi urabizi ko twahuye ibintu bijya bigenda neza cyane Yesu ashimwe cyangwa se assalamu alaykum cyangwa se Kristo Yesu akuzwe ubwo ngubwo urasubizamo kimwe bihuye n'imyemerere yawe alaykum salam ariko bose okay bose ndabaramukije cyane impamvu twajyanye mu bukwe twambariye umurokore uyu muhungu azi gusirimba jaho ariko bwa mbere nabonye umusiramu usirimba video bagenda bayirebe utaza kumbeshera ugasanga video bagenda bayirebe utaza kumbeshera ugasanga uyu muhungu yarasirimbye ariko bimeze bite mwanafunzi ni fresh bimeze neza cyane ntaribe umwaka mushya Saint Valentin nziza urugendo rushyashya urugendo rushya uheruka ndi mu rundi rugendo ruriya na ruvuyemo ntagira urundi ari uyu rugendo ukabona rutazagera urujya ugasubira inyuma ukajya gutangira urundi rushya banze nanafata impanuro z'abakuru banze nanafate amasengesho menshi ndusengere kugira ngo ruzagereyo rujya amahoro yego umeze neza cyane iburasirazuba muraho turakoma ikibungo cyera nta muntu wajyaga wemera ko ari ikibungo ni muri prefecture ya Kibungo ariko abantu b'ikibungo ni mu cyahoze ya prefecture ya Kibungo abantu b'ikibungo ni mu ntara y'uburasirazuba mu Gisaka Bunduki wa mukobwa uramuzi bita Bunduki abantu bari mu Gisaka Gihunya Mirenge na Migongo muraho ndabaramukije cyane nahandi twari twagiye kwa ba Sarongo nawe nuwiri yahiye Sarongo hano mu ntuza Sarongo w'inyamata bunya hano mu Bugesera avuka Ngoma burya no munyengoma none burya bifite isoko birabyo kuguruka sha ntago wabyigana uri umushi yabizi ko nta mushi mu mateka y'abashi nta muntu uragendera ku gataro w'umushi nta uguruka n'uwabigerageje yahise ashambagurika agwa hasi aramenagurika n'abapasiteri n'abavuga butumwa ariko ibyo bintu uvuze nibyo umubare mwinshi w'abanyacyangugu usanga bahanura harimo abahanura bya nyabyo harimo n'abatekamutwe nta hantu hajya habura abatekamutwe abavuga Imana yavuze itavuze abo ntago bajya babura anyway ariko reka dureke gucira abantu imanza Imana nizabacira imanza reka twikomereze n'umunsi wacu uyu mugabo turi kumwe ni umunyamakuru ni umu MC mwiza cyane
ningera kure musindi buze kukubaza ibintu byinshi. Reka tubanze twizire ku zindi mpano zawe ufite abantu batazi. Ni numwe mu bantu bagiye bagaragara, abo bantu benshi ngira ngo nta muntu numwe wari uzi isura ya Ismael Mwanafunzi. Abantu babaga bagira tentative yo kumenya who is Mwanafunzi ninde. Ngira ngo mu gihe Mwanafunzi yatari yagaragara, uyu mugabo ari mu bantu bazanye impano, navuga ngo reka mvuge kumwigana kuko niko bimeze. None habikora Mwanafunzi abantu batari bamumenya. Nkeka ko urambwira ukuntu biriya biganiro bya mbere wakoze, wenda urugamba wabihuriyemo nabyo n'igikundiro Mwanafunzi yari afite, n'ukuntu bakwitaga Mwanafunzi wenda utari nawe ariko ukora nk'ibye. nta rugamba rukomeye nahuye narwo rw'abantu baguhamagara. Icyo guhangana nacyo kiba ari kimwe. Uhangana na public, kuko abantu ba mbere muhangana ni intiti biganye, nibo muhangana, abo nibo bantu ba mbere ubundi muba muhangana, kuko bavuga bati wowe wenda ibintu urimo gukora c'est tautologie, bimurangiza, sibyo? Murangiza ibyo abandi murangiza, wowe urimo kwiyitirira. Ndagira ngo mbisobanure babyumve, nta muntu nigeze niyitirira 0%. Niba ubitekereza gutyo umenye yuko ibyo nanjye nabihamya, ahubwo n'abantu bagiye babikwita. Ntawe nigeze niyitirira, murumva? Amazina yanjye nitwa Niyitanga Ismael, ibyo birumvikana. Ibindi ryose rero byo wakandika muri commentaire ukavuga ibiki, ndabireba nyine nkuko uzi bavuga ngo umwana ku ishuri ariga, mwarimu akanyuza umurongo mu kibazo yasubije, umuntu uza mu gisubizo yatanze ku kibazo, kandi umwana abona yuko icyo gisubizo yatanze nicyo, akazajya gukosoza. Yajya gukosoza mwarimu akabona nicyo akongera akavivura. Ngero ntabwo ari uko. Niba wakishe simfite umwanya wo kujya kuza kubitekereza, ubwo ayo nabonye nayo. Numpereza 0 niyo, numpa rimwe niryo, ariko kuvuga ngo nta muntu nigeze niyitirira. Okay. Nuko bimeze cyane. No kuvuga ngo kwigana. Nabyo nibashaka babihanagure. Nge niganye nde? Nigeze mfata ntuza documentaire nza kuzisubiramo hano. No, wakoze ibyawe nkuko hari n'abandi rega babikora, kandi ntabwo umuntu anayigana Mwanafunzi. Kwimitatinga abantu bari imitatinga pe cyane. No kuntuza bazagende batega amatwi no mu maradiyo atandukanye, harimo abantu babikora, ariko jyaho ntandukaniye nabo nuko hari umuntu usanga akoze nk'inkuru utakora sama. Urumva? Inkuru utakora kurikije uburyo buri nk'umunyamakuru wabigize umwuga, utakora. Ukabona umuntu yayikoze none akavuga, wakumva mu nkuru arimo kuvuga ukumva yavuzemo ngo nitwa Ismael Mwanafunzi. Ingero ndazibaha rwose, ntuza amasheni arahari. Usanga umuntu yakoze inkuru n'ijwi wumva ko bitanahura nubwo yabigenza gute, ariko wajya kumva yashyizemo ngo nitwa Ismael Mwanafunzi. We arabyivugiye arasinye. Yes. Asinye mu izina ritari irye. Ni amakosa akomeye cyane. Nikukorera no kuvuga ngo niyo mpamvu abantu bagize bagira cyakoza confusion bagize. Burerega abantu bo bashobora kuri kwita. Ko ntiwanabuza abantu no kuvuga ngo ukuntu kugira ngo babisobanukirwe neza, bavuga bati uyu niwe Mwanafunzi wo kuri YouTube. Ngiye twabonye kuri YouTube. Yego. Then bakavuga ati Mwanafunzi nkitaba. Bahura nuriya mwitakuze bakamuhamagara ati Mwanafunzi akitaba. Ahantu rero hari ntuza harimo igitangaza, nuko twitwa ba Ismael. Aho hantu niho harimo igitangaza, niho bamwe rero bavuga ngo buriya niwe nuko abayanga kubyerura, abandi bakavuga ngo ntabwo ari, mbese nyine bikaba intambara. Ariko abantu babyumve yuko ntabwo naje kuza guteza impagarara mu itangazamakuru mu bintu umuntu yubatse. Ibyo nta nubwo ari umuco. Reka twinjirireho ku kantu kawe gato kajyanye na Ismael. Mbihera ubutumwa. Yego. Atwigendere. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho hagomba kubaho n'ubundi kubaho, ariko gushingiye ku bantu babiri, umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo bagahura bakabyara umwana, uwo mwana akabaho ku bwabo. Inyuma yabo haba hari uwabahuje, uwo nguwo ubahuza n'utuma babyara ndetse bakanabaho neza, cyangwa se ubuzima uko bugenda kose uwo nguwo n'ubigiramo uruhare. Uyu munsi mu mibereho yacu dufite imico twanduye kubo dukomokaho,
itari mibi myiza, ariko uyu munsi yamaze guhinduka mibi. Bisobanuye yuko hari imico ya sogokuruza wawe yari afite aterekera cyangwa aragura, wamara kuvuka wabona uko bigenze kubaza, wamara kuvuka wabona uko bigenze ku bandi, wabona yuko guterekera no kuragura atari umuco, ugahita uhitamo kubivaho, ubwo ngubwo bikabihindutse umuco mubi. Ibyo ngibyo kugira ngo biveho neza, ibatizwa ryabaye intandaro cyane, rigira n'uruhare rukomeye kugira ngo ibi ngibi bibeho. Niba ubyumva neza, witwaga Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze kongerwaho Charles Léon Pierre, byari bisobanuye yuko noneho bwa bwami bugiye kungana ubumwe na Kiliziya. Bisobanuye yuko uwo mubatizo hari ibyo wari umaze kuziririza. Ibyo nibyo byatumye abantu bashishikarizwa kujya mu gakiza, bakareka kubandwa no guterekera. Uyu munsi kugabanuka kw'abasazi n'abana bati nkunda hirya no hino biturutse mu buryo bw'ibitambo by'imiryango, nta kindi biturukaho, nuko abantu bamaze kubona yuko abemeye bagomba kuyoboka, bamwe bagakeza Yesu Kristo bakava mu byabo byo kubandwa no guterekera. Nubwo bamwe bifata nk'aho ari uguta umuco, abandi bakabifata nk'aho ari ukurengera no kwibagirwa umuco wahanze igihugu. Ariko ibi ngibi byagabanyije izi mfu z'aba bana. Bisobanuye yuko uyu munsi abantu b'abasazi ashobora kubiterwa n'ikibazo gisanzwe cy'imitekerereze ye, cyangwa se bikaba ari uburyo bw'ubuzima bitandukanye nuko kera yagombaga gusarishwa, cyangwa akaba afite ibindi bintu byamuhanzeho byaturutse kuri sekuru waraguye. Ko turimo uyu munsi ko turi mu muco mushyashya, turi mu muco w'abazungu, ko noneho uyu munsi nta muntu urimo guterekera cyangwa ngo aragure uriya mwana wabyaye ukamubyara ari muzima, ukamuhereza uburere buzima, kubera iki yakubanye ikirara. Byagenze bite? Icyo kibazo wibajije nanjye ndi kukibaza. Natwe Ismail nitanga. Ndabashimiye. Ubwo n'ubutumwa bwiza cyane. Ako bro, niba ibintu byawe birimo ubuhanga, ngira ngo abantu badukurikiye barabyumva. Ibintu butanditse ko inshuro nyinshi ngira ngo bano bantu bakora ama documentaire barandika. Bagenda bo bagafata research, kuko icyegeranyo abantu bayabyumva. Icyegeranyo ntabwo ari ibintu murahurutura. Ibi ngibi mbavuze ni nka nk'ikisi, ni nk'igisigo cyangwa ikivugo, ni nk'imvugo, niko twabyita. Kuko documentaire ni amakuru yegeranyijwe, ukegeranya ibintu bitandukanye ukabihuriza hamwe, ukabibyazamo ikintu kimwe. Baravunika rero. Niyo mpamvu rero nyine usanga abantu banavuga ngo nyine haba harimo ibintu bitangaje, kubera ko atari umuntu wese ushobora kubwira ngo ufata ibi bintu bigire gutya ako kanya ahita apfa kubikora. Gusa yari umusizi ntabwo byamunanira. Wow, arabikora neza. Uri n'umu MC mu bukwe? Yego, ndi umu MC mu bukwe. Turatarama kandi tugatarama tudatinda, tugatarama dutaha, kuko tuba tuzirikana yuko abari muhira tugomba kubasangiza inkuru. Hari umu MC muri aba wenda tuzi bazwi, reka mvuge abazwi bafite amazina, ushaka kuvuga ati this guy abikora neza? Buriya umu MC twakuze tubona hari ba Rwamashyo, hari ba Rwego rw'inkindi, hari bano bundi hari aba MC bafite nyine izina kubera ko ari byo bintu batangiye bakora. Hari n'ababifite kuko babyinjiyemo bitewe n'amazina. Izina rero ufite niwe ubona ko ikinyarwanda ugishoboye ukakibyaza. Nta wabikoze kubera kwishakira indamu atari impano. None iyo ubikoze gutyo baragufata, kuko ujya ku ako wabyore ko nta kintu inzara idakoresha. Oya, hari umuntu ushaka kuvuga ati ngewe umpa opportunity. Ni ukuvuga ngo iyo harimo inzara rero problem ibaho kubaye musi, iyo harimo inzara urahemuka. Baguha ikiraka cy'ibihumbi 100, hakaza umuntu uguhereza ikiraka cya 300. Ubwo wijana kandi yari yagufashe kuri iyo tariki, ukananirwa urumuhakanira mbere, ugahita ujya gukurangamira abandi wa 300. Hanyuma hakabaho ikosa ryo gufata wa muntu muziranye w'umuye musi mugenzi wawe, ukaba ari uhereza muri cya kiraka wa patanye. Iyo agezeyo rero umuntu aguhamagara mu bukwe kubera ko ni wowe washaka. Iyo agezeyo rero akazi kawe burya izina ryawe wamaze kugenda uryangiza. Niyo problem ibaho rero mu bukwe. Bamuhamagaye ntiyigeze ababwira ko adahari, akababwira ngo ndahari, agahita afata amafaranga akishyura wa wundi mugenzi we, akamuhereza amafaranga, akagenda nk'uwapatanye kandi ari we bahamagaye ngazaza. Bakamubura kuri uwo munsi, bakabona ngo waraje arayoboye. Nubwo yayobora neza akajana, baba babaye kuko bavuga ati twebwe dushaka twahamagaye MC Makuta, ntabwo tugeze duhamagara Gatete. Twahamagaye Gatete, ntabwo twahamagaye Ismail. Ismail waje gukora iki? Subirayo.
bakishyura undi mu MC kugira umenye hari abantu babarisera ariko ngo bagusubijeho mu bukwe bwa Gafaranga niwe wari bwe musinge cyangwa n'icita umwe muri babyivugiye ntabwo ari nge ubwo bwa Gafaranga wabugiyemo ntabwo nabugiyemo cyangwa nawe uri mu bantu basubije inyuma oya ntabwo nasubijwe inyuma ntabwo nabugiyemo ariko amakuru mfite nyine uko bwabaye kandi bukabera ahantu heza ndetse bwari bunashyushye iki kintu gitunguranye muri buriya bukwe ko ndi kumva bwavugishije abantu amagambo ikintu gitunguranye so hatunguranye ikintu gitunguranye nuko nyine ni motive ni umuntu uvuga amagambo y'ubwenge wigisha abantu kuko hari abantu benshi yabwiye amagambo akabagirira umumaro buriya impanuro cyangwa se ibyo tuvuga si byose bigira umumaro ariko hari abo bigirira umumaro nkuko atari na bose bigira umumaro ariko bamwe mu babikurikira hari ukuramo akantu akagatwara rero nka Gafaranga ni umuntu umaze kumenyerwa kurusha n'ubwenge reka tuvuge ko yakebuye abarokore yakebuye abantu wenda tutanavuze impamvu mvuze ngo abarokore harimo n'abandi bantu nibyo kubera kwigisha ibintu muri rusange ariko impamvu nibanze ku barokore ko nkanjye nzi ko ndi mu bantu bamukoresheje ibiganiro bya mbere akiza bamwe mu bavuga butumwa b'abarokore bavugaga ko ari kububikira imbehe kuko yagaragazaga yakinaga ibisa na komedi ariko agaragaza strategy cyangwa se zimwe mu nzira bamwe mu bavuga butumwa bashobora kunyuramo biba abantu abakristo ibidakwiye cyane yego ibyo rero yabikinagamo komedi akereka izo nzira bimwe mu byasenya abantu cyane kuko ndabyibuka hari umupasiteri umwe ntavuga izina unazwi nigeze njya kumukoresha ikiganiro icyo gihe nakoraga kuri chaîne y'iyobokamana arambwira ngo naguha iki ngo ujye ukora ibiganiro bisenya Gafaranga ndababwira ngiye nta mbaraga mfite nabona zo gusenya kandi ndababwira se yakoze iki ngo abantu nibagitura ngo do yari muri office afungura agatiriwara ngo do basige biturira ibiceri kubera iki kubera ngo ari amagambo ye yirirwa avuga ngo yagumuye abantu urumva ko ari umwe mu bantu rero nimba arumvikana cyane aravuga bakumva ndetse kandi yavuga ibintu kumva bifite ibimenyetso bifite n'ibihamya ku buryo rero kumva ngo ntabwo icyatunguye abantu ari uko yakoze ubukwe kuko buri muntu wese akora ubukwe abishatse pfa kuba afite ubushobozi yumva akeneye kugira gute gushyira umugore mu rugo ubukwe bwe bwavugisha abantu wenda ibintu byinshi cyane nkanjye Gafaranga nzi nakoresheje ibiganiro wanambwiye ubuhamya bwe bubabaje bw'ubuzima yanyuzemo mbona achievement nk'ire yaragezweho abantu bari bakwiye kuyishimira kuko n'umuntu wananyuze no mu buzima bwo ku muhanda yiga ko ubwo yambwiye ko yavuye icyangugu kera I would respect ku banyacyangugu kuva icyangugu mbere y'ibindi byose respect ku banyacyangugu kuva icyangugu ukaza i Kigali mu myaka ingahe ukiyubaka ukabona ubushobozi abantu bajya bishimira Imana ndetse banabubahe respect ku banyacyangugu Abanyarwanda bose bageze i Kigali bakaba bahatuye respect ku bantu baturutse Kirehe kusumo hakurya boda bakaza i Kigali bagafatisha respect ku bantu mbese abantu baturi imipaka ugiye kuba nka Pastor Tojene niwe ujye wigisha uvuga ati kuba byonyine uba muri Kigali wari ukwiye kujya uturo ryishimwe ugashima Imana ukamarika ibiganza uvuga ati Imana ishimwe ko ntuyi Kigali rega winjiramo hari usohoka yego urumva winjiramo hari usohoka none rero hari gihuza ari sakintu natwe twese niko twagiye tuza ukaza wirukanka urangamiye ufite ibyiringo uvuga uti ningerayo nzabona akazi ningerayo nzakora bigende neza wahagere ubuzima bugahita bugukubita mucyo bita mwe yego ubwo nari ndi kuvuga kuri ku muvandimwe kubera ko ndi kubona ibiganiro byinshi biri kumuvugaho ubukwe bwe niki ubwo nari mvuze n'umuntu ibyo ari byose yarakwiye umuntu yarakwiye kwishimira intambwe ko yageze kuko n'umuntu nari mvuze ko yavuye cyangwa akaza akanyura ubuzima agasiragoringa akagira ute agenda yiyubaka anagira umuryango mu byo ntari buze gutinda hongewe Gafaranga muzi afite family afite umudamu n'abana ari umuntu nyine mbwira ati ngiye ndi mukuru mfite n'abana kajenyereka n'amafoto y'abana be bakuru rero ibijyanye n'ingo kuba umuntu ntago Gafaranga ari we muntu wa mbere ushobora kuba wenda
ananiranywe cyangwa se hakabaho ubwumvikane uko bombi bavuga ati cukwawe nanjye ncukwanjye buri muntu wese akaba yakomeza. Ubundi gutandukana kw'abashakanye ntabwo ari uko baba ari ubuhararumbo, ahubwo ni inzira y'amahoro. Niyo nzira y'amahoro baba bafite, aho kugira ngo mushwane mwarabanye neza. That's why no mu mategeko ya leta baba bemera divorce. Ni no mpamvu amategeko avuga ati reka tubatandukanye. Yego, ni inzira y'amahoro. Rero ntago abantu kugira mwicane, aho kugira mujye muhora mubana amakimbirane, mwangize abana. Mwebwe muhitamo mukavuga muti rero aho bigeze inshingano gusa ntabwo zivaho. Niba ari se w'abana arabakurikirana, niba ari nyina w'abana arabakurikirana. Yewe ntibibaye navuze ngo banahure bashwane. Ubundi abandi baratandukana, igiba gihindutse nuko muba mutari kumwe, ariko ubuzima burakomeza, abana mukabitaho, mugahura, mukaganira bisanzwe. Buriya reka nkubaze, ubona itandukana rya Gafaranga n'uriya mugore we wa mbere byabaye byiza? Ntabwo napfa kubimenya kubera ko bibaye byarabaye bibi se agahita ashaka ntiyaba akoze bibaye byarabaye bibi. Gutandukana kwabo bombi baba babiziranyeho, kuko buriya nta umugabo kugira ngo ashake umugore wundi abanza kubibwira umugore wa mbere, kuko aba bafitanye n'urubyaro. Kandi bivuga ko yatunguwe yarabivuze. Niwe wabyivugiye, umugore yarabyivugiye. Ubwo bwino rero buturuka hirya hino muntuza mu minwa y'abantu. Ntabwo tubwizera nyirizina. Suruse dukwiye gushingiraho, tukumva kureba ku isoko ya ba nyiri ntuza, ba nyiri kuvugwa. Gafaranga na n'izi saha ntabwo araza kuri kamera ngo yemeze iby'ubukwe bwe. Ari filime bari gukina. None nshobora gusanga ari filime wenda yenda gusohoka, cyangwa ari indirimbo yenda gusohoka. Murava n'umuhanzi. Sibyo? Urwo ni urugero nguhaye. Twagiye tubona ubukwe bakavuga ngo ubukwe bwabaye Roki Kimomo Carmen ari umuntu tuzi. Ubukwe tukavuga ngo bwabaye, Roki akaza akakubwira yuko ni indirimbo bashutingaga. Hashira iminsi ukabona indirimbo ya papa cyangwa. Ubukwe bwa ntuza bwa yakana keza, urugo ruranakomera, baranabyara. Ibyo ni ingero zitandukanye ari filime zigaragara, ari filime, ari ntuza barimo gukina. So reality rero bayibariza kuri none bikaba byashoboka ko Bishop Gafaranga nawe ari gukina filime. Byashoboka agasohora invitation. Jewe ntabwo nirirwa mvuga ibintu byinshi, ngendera ku bintu bitatu. Ubukwe bugira ibika bitatu. Bajya mu ntuza mu murenge bagasezerana. Sibyo? Sauti ya fiançailles batera ivi nyine, ubwo niko mbibona. Abantu bajya batera ivi, nubwo jewe aho kuritera natera isi n'abantu bakarya igitoki. Ubwo nkabona habayeho umurenge, abantu bagiye gusezerana imbere y'amategeko, kugira ngo abana bazavuka bazabe bafite ubudahangarwa mu mategeko bazwi, ndetse habayeho n'ikibazo kimwe gitunguranye, babana bazagira ifato, barebe mu mitungo ya se na nyina, barebe icyabafasha. Nzi yuko habaho imihango y'ubukwe, hakabaho ubukwe, imiryango ikicara igaterana, bagasabana, bagasezerana. Nzi yuko habaho isezerano, bagasezerana imbere y'Imana, pastor akabihesha umugisha, ubundi ubukwe bugataha. Hakabaho no gutwika. None ko ubukwe bwa Gafaranga bwabereye mu ibanga rikomeye, wabwirwa n'ikimbi ibyo byose bitarabaye? Ibanga rikomeye gute se? Ariko iryo banga rikomeye, kandi na Citawari bwemusinge baramwiru ngo yaramaze nk'iminota 4. Citawari bwemusinge ntari bwemusinge musi bamwirukana gute? Ubukwe bwa ngo yamaze nk'iminota 4 ahita agenda. Ubwo hahise haza baba basore b'ibigango bavuga ati ntago turi kukwizera. Njyewe ikintu ndindiriye ni Gafaranga. Nukuvuga ngo Roki tukimara kubona buriya bukwe ibintu byabaye kabaye, twaramurindiriye ngazi araza duhereza ukuri. Gusa igihari ni kimwe, abantu bajye birinda kugira gute kurengera no guca imanza. Abantu niba bakundana bakabana, ibyo ntibikwiye kuba iciro ry'imigani. Ntabwo bakwiye kuba iciro ry'imigani ngo babanye ngo barangana gute, kubera ko ese bibaye ari ukuri koko yarakoze ubukwe bifite inkuru. Harimo inkuru irimo nuko ari umustar, baramuzi, arazwi. None urumva niba ari inkuru irimo yuko yakeburaga abantu bagize ngo ba pastor, ntabwo inkuru ari uko ari umustar, ntabwo inkuru ari uko Gafaranga ari umuntu uzwi kuri social media uza kugira ibyo abwira abantu, ahubwo inkuru
nuko yasize umuryango. Yabasize gute se? Hmm? Barabana se? Musu niwe basezeranye. Nyine Tuzi barabana. ko Aneti ntabwo yari umugore wa Gafaranga. Barabana se uwo mugore babanaga. Babanaga. Niba babanaga akaba yagiye ibyo byo byaba inkuru. Kuko yagiye anakora ibiganiro bahari babasuye. Urumva? Niba babana akaba yagiye ibyo byaba inkuru. Ese koko ariko babaye batabana. Kandi haba harimo ikosa cyangwa yarakosheje. Babaye batabana baratandukanye, afite uburenganzira bwo gushaka umugore. Umugabo wari ufite umugore ashatse yubatse wenda bafite n'abana nka 2 cyangwa 3 n'urugero. Ubwo ndi guhuza n'ibya Gafaranga akagena akishakira umwana w'umukobwa. Wenda kuko ntago nabwo yajya gushaka hatarimo amakimbirane. Umwana apfa kuba mwemera. Uwo mwana w'umukobwa apfa kuba mwemera. Kuri wa muryango asize, umuryango asize nakubwiye ngo umugabo nyamugabo iyo agiye gushaka umugore wa kabiri yemera gufasha abantu yananiranywe n'uwa mbere agomba kuganira n'umugore wa mbere cyane kubera inshingano z'abana bafite. Icyo kintu abantu bacyumve neza. Ariko hashobora no kutaza ibiganiro. Niba bitabayeho rero bitewe n'uburyo mubanye. Iyo bitabayeho wakoze amakosa rero kuko bari abana bari kumwe na nyina kandi n'abana bawe. Utekereza ko abantu ugiye kubyara ku mugore wa kabiri uzabahuza gute n'abana b'umugore wa mbere? Icyo ni kibazo ni ibintu bigira ingaruka. Ariko biterwa n'ubukene no kutumvikana. Ubaye ufite uburyo bwo gufasha abo bana umuntu nta kibazo byagira. Ariko ntabwo ukwiye kubikora umugore mwabanye ni ikindi kintu, ni irindi sano rikomeye. Kuvuga ngo rero ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo turatandukanye, muratandukana, sibyo? Ntibikwiye ko ufite inshingano. Mufitanye none igihango, mufitanye abana, mufite umuryango mwaremye. Bivuze ngo umuryango abo bana nabawe nawe. N'umugore wa kabiri agomba kuza bizi ko ufite umugore n'abana. Nimushwana ntazagucyurira ngo ufite umugore n'abana nge naje ndi umukobwa. Agomba kubimenya agahereza respect umugore wa mbere ko mufitanye n'abana 1 2 3. Hanyuma abo bana n'abana bawe nibaza kukureba uwo mugore ntazigera birukana cyangwa babwire nabi. Uzabyara agomba kuganira n'abana bakuru be cyangwa barumunabe. Yego. Noneho tuze ku kindi. Ubukwe bwa Gafaranga buje bukurikira ubundi bukwe ubwo ndi kuvuga ubukwe bwose bwagiye bukumira itangazamakuru n'abandi bantu. Ubukwe bwari bufite amabonso abantu bagomba kujya babaza kurinda invitation card ariyo igomba kwemera kwinjira. Buje bukurikira ubukwe bw'umuhanzi kazi Knowless. Ngiye kuri Knowless ibyo byavugishije amagambo menshi nk'itangazamakuru riti ko twagufashije ko twakinnye rirasara rikavuze twagize ute kubera iki udukumira. Safi akaba safi ngo ubwo ne byakorewe ubwo ni safi wakumirwaga. Ariko noneho wenda turaza no kubibuza no kuri Gafaranga. Gafaranga ubwe izina afite arikesha itangazamakuru ntitubinyuze ku ruhande. Niryo ryamufashije by the way YouTube cyane. YouTube aba-YouTubers baramufashije. Yego. Kugira ngo azamure izina rye, kugira ngo bya bindi afite abashe kubisohora Abanyarwanda babyumve babikunde. Abe Gafaranga. Umunsi w'ubukwe abanyamakuru bamwe na bamwe nako hafi ya bose ababashije kujyayo. N'uwabashije kujya agakamera yihishe bamunyaga kamera bagasiba. Ibyo ni byavuzwe. Ibyo byaravuzwe ntabwo. Ibyo byaravuzwe ariko byaranabaye hari bamwe bagiyeho babyivugiye. Bande? Hari abanyamakuru bamwe bariyo basibishijwe ibintu. Abo ngabo rero bakwiye kubisobanura nibo bakwiye. Ese koko ibyo bintu bibaye byarabaye? Ariko je ntabwo mbyumva. Gukumira itangazamakuru. Ese umuntu wicaye hari ya muntu za mu birori ari mu bukwe uzi ukuntu umuntu ufite ubukwe abajagaraye. Na bouncer. Waba uri bouncer wafata abanyamakuru barenga 20 50 ukirukana cyangwa ukabaka kamera ngo gusaka amatelefone ukabaka kamera ukaka abantu batashye ubukwe. Nyirarume w'umukobwa ahagurukana kamera ajya gufotora ukamubwira ngo iyo foto ntabwo yemewe. Ariko nukuvuga ngo ubu bukwe bwari bufite amabwiriza. Bwari bufite amabwiriza. Umuryango ayo mabwiriza ntabwo. Nukuvuga ngo inama z'umuryango zarabaye. Nukuvuga ngo umuntu wese wajyaga kwinjira bakakubwira ngo foto dushaka. Ariko ibyo na papa cyangwa ibyo bintu ntaho biri. Masenge agafata yajya gufotora bounce akaza ngo we kwanda umukobwa ari uwe. Niye ahantu wabonye uretse agashusho kamwe kagiye hanze nabwo ku mugore wa Gafaranga. Ari wabwirwa n'iki ko nese ubundi ko Aneti isura ya sana Marina uri aba ari Marina.
igihe kuki abantu batabitekereza mugende mu verify neza muri amafoto neza mwitegereza ikindi ukabona inkuru ukabona bafashe Gafaranga bamwambika imyenda y'umugeni naneti mugende muri ayo mafoto ubundi ayo mafoto niyo cyangwa n'edit ari amafoto n'uvuga ngo none se habuze amafoto y'ubukwe ibaze nawe kumva nta foto ubwo bukwe bwaba apostle Yongwe ntabutahe Yongwe yari kubutaha nta invitation afite hari inshuti zese za hafi z'akadasohoka wabyihoreye abanyamakuru samugakire iriya invitation noneho buretse invitation itangira umukristo cyangwa se umuntu wakoje invitation wenda abantu ngo hari abantu bavuga ngo bari civilize ngo wakoje invitation y'amagambo magufi ngo umurongo ijambo rimwe ariko ubundi invitation ujya ukabona ngo mu migani muri Yohana aha naha haranditse ngo kuko Imana yagize gutya na gutya imuremera uwo murongo wamara kurangira akavuga ngo imiryango ya abagenzwa n'amagambo ntibazanzire mu bukwe so wedding rero ni reka niba yarabukoze gutyo bwarabaye yamaze ariko hari n'ikindi hari ingingo ebyiri abantu bagiye bavugaho hari ya mbere yuko niko bari babishatse ariko bikavugwa ko Anet yari afite ubuhanuzi yari yahanuriwe ko niyo mpamvu umutekano wari ukajijwe ku rwego rwo hejuru yari hanuriwe ko hari abantu bashobora kuzaza kwangiza ubukwe urumva rero nimba yari yarahanuriwe icyo ari icya mbere icya kabiri bashobora kuba banavuga bari bavuga ati umugore mukuru ashobora kuza n'abana akadurubanga ibintu uziko imbuga nkoranyambaga zishya ukavuga uti kuko nk'ubu yaje akaza kuri kamera akabisobanura arabanza akarindira nukuvuga ngo ikintu bagomba kuba ariko umuvandimwe ari muri honeymoon yari ikintu nimba ko katari filime Gafara nimba atari filime nziza rwose ukwezi kwiza kwawe enjoying nukuri naneti mumere neza ni inshuti yanjye inshwi mama nukuri kandi bazabyara umwana inshuti yanjye ariko ntago yantumiye ariko ntashaza mfite nukuvuga ngo ntago ndi kubivuganisha rero yari agatwiko nugomba kuba ntabwo abantu bakwiye gufata umwanya hari igihe ikintu cyiza kiba gihari nuko tubivuga ariko tukaza tukagaruka tukavuga ngo hari icyo bita niko bavuga ngo hari irenga yobora twebwe bituvuga nibiri guturuka hirya no hino bra kabaye nibivuga ukuri nta muntu ukuzi ukuri nukwanyirako uwo mugore w'Agafaranga bavuga ngo ye baba ngo yaravuze ngo wo yabibwiye uwo mugore ntigeze aza kuri kamera niyo yaba atanabikubwiye afite impamvu kuko ntabwo kandi ubu wasanga wenda uwo umugore mukuru yifitiye amahoro yananamubwira ati uzagira urugo ruhire ariko uretse ko abantu bibaniye neza uretse ko abantu bubahuka uzi umugabo ufite abana ukuntu abakunda abana be ntago ari bose ayiwe mama nyine nukuvuga ngo ntabwo ari bose aho ngo nyine aho ngaho hari umuntu ushobora kuza kumva ibyo bintu uvuze hano harimo umuntu ukuvuguruza ariko umuntu ufite abana wabyaye abana hari umwana w'umukobwa ejo yambwiye ati wazambabariye ngakora ikiganiro mvuga ukuntu oya papa we twigeze dufata aka video ka papa we agaragara ahantu ni na Jerry wagafashe Jerry ntabwo ari njye video we wafashe indaye yafashe umuntu wanze kuyicura umwana yarabwiye ati is my dad ni papa wanjye uriya but mba numva nshaka ko yaza nyiyandukuzaho tekereza umwana uri gutekereza gutyo hari iyihe process byanyuramo papa akanyandikuza apana ibyo ngibyo ntago ari by'abana n'umukobwa w'inkumi ni mukuru uri mu gihe cyo kuba yagira kubera ko yarambwira ati kuva navuka nta support nimwe ye ndabona icya kabiri niyo muhamagaye kuri telefone akumva ari njye mba numva nta kibazo ari umubyeyi wanjye ari papa wanjye niyo muhamagaye kuri telefone akumva ari njye ahita yiryo rwara rero umwana n'umubyeyi ntabwo ari ibintu bikwiye umubyeyi ahava akagera njyewe urumva umubyeyi wabyaye umwana igihe yananiwe inshingano umwana amufiteho inshingano bivuze ngo igihe umubyeyi avuga ati iki cyana ndakinkunda pe kirabangama nta nubwo mashaka no kuvugana nacyo ariko ni so uko niyo wakiyandukuza hehe amaraso ye n'ayawe birimo 100% ni agati k'inkubirane kadakubuka bari kumwe pata n'urugi ntabwo rero wavuga ngo ugiye ngo cyampa Imana reka niso nyine niwe nkuko umubyeyi avuga ati uyu mwana yarananiye ariko n'uwanjye
so rero kuvuga ngo umugabo yataye inshingano gusa icyo nzi nuko buriya haba hari impamvu ituma yitwara gutyo. Izo mpamvu ziramutse zivuyeho akunda abana uko bikwiye. Hari n'igihe usanga umugabo wenda yaravuga abana be batarumvikanaga mbere akiri umusore, yagera mu zabukuru ugasanga abana bamuhora iruhande, abuzukuru bamuhora iruhande, kandi imbere batari bamuzi. Nubwo tutazi uburyo inzira byanyuzemo. Yes, ni ukuvuga ngo ihinduka umubyeyi n'umwana bo. Wowe nkawe Ismael ubona kugira ngo Gafaranga ko kafata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kurongora undi mugore wa kabiri, size umugore mukuru n'abana, yarakwiye kubikora te kugira bigende mu mahoro, cyangwa se yakaba yarabikoze utuntu nubwo tutazi uburyo we yabikozemo. Ni ukuvuga ngo bibaye kugira bitanga amahoro ku mpande zombi. Bibaye ari byo. Bibaye ari byo koko yarakoze ubukwe. Yego. Byanze bikunze uko yaba yarabigenje yaba yarabiganije umugore abizi, kuko baravuga ngo si byiza kuba wenyine. Urumva? Kandi imirongo igiye itandukanye yavuga ngo niba hari umuntu urari kimwe arakumva ko iryo ryamutera kumugira idakwiriye murongo kuko ari nta cyaha abakoze. Iyo ni imirongo ihari. Ibihamya. Umwe nataguhaza urongora n'undi. Oya, ntabwo ari ibyo mvuze. Icyo nkubwiye ni kimwe. Ni ukuvuga ngo niba se mwaratandukanye, sibyo? Aho kugira ngo njye kwirirwa mu bana ba rubanda, urumva, nangirize n'igihugu, nangize iterambere ry'imiryango y'abandi. Sinashaka undi mugore tukaba turi kumwe. Agenda biganiza umugore we, umugore ngo ati ntakibazo mama. Gafaranga akunda abana bipi. Ndabihamya ibyo ngibyo. Akunda abana yanabazanaga mu biganiro. Akunda abana be kandi ntabwo wakunda umwana ngo wange nyine, impossible. Icyo ngicyo cyo entre vie. Akunda umuryango we. Ubundi si ibindi bavuga n'ibiki. Kuba yarabonye ko kurumva ako kantu uvuze niko kabi. Ngo kuba yarabonye ko agira irari. Oya ntago Aneti yagombaga kumufata akamurongora. Niba yamukunze genga y'abantu bagaye imitima yikundaniye kandi ari itegeko ry'Imana, murabahura iki? Niba bakundanye umukobwa akaba mukunda nawe akaba mukunda, abantu banakoze korabo, urumva? Ariko uzi kubana n'umuntu none munaririmbana nk'aba Papi Clever n'aba Dorcas. Bon, ikibazo nabonye hari comment ubona ukababara. Kubera iki umuntu aravuze ngo yirengagije ngo umugore ngo babanye mu bihe bigoye. Ibyo bihe bigoye ntubizi neza uretse témoignage wabonye. Ahubwo wowe urigiye none guca urubanza nk'umuntu none ufite kandi uwo mugore nawe ushaka gusanga erega simwe mujya mubivuga ngo hari igihe ubana n'umugore atari uwawe ukazahura n'uwawe wanyawe nawe agahura n'umugore. Ahe n'igihe ahubwo uvuga gutyo ugasanga urimo uravuga ngo baratandukanye kandi babana. Nese ntari inkuru wajyaga kubona ukabona abantu banditse ngo ugasanga umuntu yagiye hari genda urebe inkuru ugasanga bafashe ifoto ya Irene bashyizeho RIP. Utekereza ko n'abantu uzana n'aba Israel mbonye bagiye babashyingura. Utekereza ko niba hari umuntu se wahariya ahantu runaka abona internet rimwe mu cyumweru akareba ifoto kuri Facebook cyangwa kuri Instagram igahita ntiyongere kugaruka kuri internet, aziko nubwo arimo kumwumva ariko ayinoka ibyo bintu umuntu bita Pirato yabikoze ngo ajye gusora indirimbo bita Rest in Peace Pirato. Njewe mpamagaye abantu bose babana numva bari kurira bro ndayipostinga. Ubwo zibibazo byateje iyo foto uzi byakurikiyeho none nk'umuntu ubonye nawe postinze nawe agahita akora repost akavuga ati kuva ari umunyamakuru buriya ibyo bintu mu buzima. Niyo problem rero abantu bafite bo ntabwo bashaka kumenya, ntabwo bahamagaza ubundi comment ubundi z'ikiganiro cyakozwe gutyo bagomba guhita bavuga ati Gafaranga we turagushaka ngwino hano. Ese abaye ibintu bye byararangiye amahoro, reka twivugire gutyo, abanye n'umugore we neza n'abana be n'ubundi ubwo ntiyaba batunze ari babiri. None se aho yanyuze n'ubundi Salomo yari afite abagore banga nk'umuntu ariko umukristo n'imyemerere y'idini. Salomo kandi muri Bibiliya ntabwo yanditsemo. Salomo yari afite abagore bangahe? Benshi, igihumbi. Se buriya bose yarabarongoraga akabishobora. Abagore bose n'abikise barabo murimbo abagore bose n'abo umwami. Buriya ahubwo ngira ngo yushatse undi mugore haba hagomba sinzi rimba nabyumva gutyo. Uwa kabiri mu mugomba kwa harimo limitation, harimo ibintu bidatuma uretse kugira amakosa abaho nuko abagabo babikora mu buryo bwo kugira bwo ku Isilamu yo tugarutse kuri Isilamu. Yego. Isilamu yivuga ko
kugira ngo ushake umugore wa kabiri. Uwa mbere arabikwemerera akakwemerera ko umushaka, urumva? Atabikwemerera ukabikora uba ukoze amakosa, kuko iyo byonyine ikubwira ko, urumva, iryo hame rivuga ko igitenge waguriye uwa mbere ari cyo ugomba kugurira uwa kabiri. Ntabwo ugomba kubarutishanya iminsi umara hariya ku wa kabiri, ni ugomba kumara ku wa mbere. Nubarutishanya urimo urahemuka, urimo urabahuguza. Iyo byari bya kera sha abagabo bari. Ubwo rero Useko nta buretse rero mbigusobanurire, reka mbigusobanurire ababikora neza. Ababikora neza rero n'Abarabu bafite ubwo bushobozi. Amafaranga. Yes, none se ngewe niba ndi umunyarwanda nkaba n'iki gitoki mu gitondo nimugoroba ntafite yo guhaha ibirayi, ku mugore wa mbere nindamuka mbitetse nimugoroba ndajya ku wa kabiri nkureho iki cyo guteka. Ahubwo kari usanga uwo mugabo arimo gukonsoma abagore babiri. Kari cyo kibazo. Impamvu bidakwiriye, umugabo afite ubushobozi bwo gutunga umugore umwe, uwa kabiri amushaka iki? Hari ibintu byanditse muri Bibiliya Kibazo ngo nuko hari igihe kizagera abakobwa barindwi biteranye baze bareba umusore nka Gashyiruraho bananiranye, banze kurongora, bavuga ati twebwe nta kindi tugusaba, ibindi bintu byose tuzaya tubyikorera, icyo ugiye kujya ukora ugiye kujya uturongora. Ibyo bihe nibyo dutegereje. Arewe tegereza uzabibona bizagera se. Ubu none abakobwa batangiye kugura amamashini y'iki sex toys. Yes, none se ubwo urumva ahubwo hari n'igihe kizagera ahubwo bajya bavuga ati we ntabwo boyfriend ntabwo nkukeneye. Tugeze mu bihe bikomeye bigoye aho iterambere abantu ariko bari no kujya muri ibi bintu, kuko reka tuje tubivuze bien. Yes, iterambere turimo kuganamo ni cash. Mbere kera abantu barihanganaga akavuga ati genda umuhinzi ndahinga nisarura nzashyira ku isoko ngura umwenda. Bigezaho rero ubuhinzi ubutaka buhingwa bumaze guturwaho, bigezaho bwa butaka abantu bahingaga umusaruro wavagamo ubwo ararangiye, ntabwo kiboneka uko bikwiye, ubutaka bwararumbye. Noneho rero amafaranga yabuze icyo yambara, yabuze icyo yisiga, harimo guhangana, ari gukora ahangana kugira ngo arebe. Ikindi abantu bababariye mu rukundo. Yes. Social media zimeze gutya zirasamye. Umwana w'imyaka 15 ari kuntuza ari kuri machine. Yatangiye ahubwo yatangiye kubwira ngo arakanu nasomye kare ngo tegeze umwana w'imyaka 15 ari kubwira ngo sinzongera kwizera abahungu. Urumva? Urukundo nyine rwamaze kuvanwaho, abantu bamaze kuzagira imyaka 20 kandi nta kintu cyarurangije, nta mafaranga. Umukobwa murakunda navuga ati Sam ikintu mukurikiye ni umunyamakuru afite amafaranga, azajya ampa amafaranga. Sibyo? Kandi ntazi ko mushobora gushakana iryo tangazamakuru ukarihagarika. Ntazi ko mushobora kubana iryo terambere rikabura, ukarwara ukaremba, bikangombwa ko inshingano wari ufite zigabanuka mugasubira inyuma. Ubwo rero ntazakwihambiraho, n'ukena aziruka. Niyiruka rero nawe ugenda uvuga ngo umugore si umuntu wo kwizerwa kubera ko ubundi tujye tubona ko urukundo rwa nyarwo nta kintu ruba rukurikiye, nta giciro rugira. Wowe wa musore uragenda ukurikiye uko umukobwa ateye, ejo nabyara umwana wa mbere mubana, reka umuntu andebe ku kiganiro turi musore buriya kubera ukuntu yavuze buri wabona ari umwana mwiza, barakubeshyesha. Genda umuntu nahinduka. Umuntu ntabwo agira, ntabwo umuntu ari intuza, ari inkoni baciye bakabaza neza bakagira gutya ku buryo irambuye. Amafaranga arashira, kuyafite kutayafite ashobora kuyashaka kaboneka, umubiri urahinduka. Ibyo byo barabizi se ahubwo tugende se hashika tujye kureba abarwayi ariko tubasure murebe ukuntu umuntu yari umugabo ufite amafaranga, izi saha akaba aryamye hari akaguru kamanitse atazi igihe kazamanukira, hanyuma we urimo kugenda n'amaguru ukirirwa ujujubya abantu. Imana ibaye gutekereza kuri ibyo bintu cyane, wumve ko ibintu byose umuntu wumva afite ibintu byo kuvuga ngo urukundo ngo ni ibintu, urukundo ni amafaranga, ubwo najya kubitekereza ajya kuramo gereza, akuremo urupfu, akuremo uburwayi, kuko ibyo ni ibintu biza ya mafaranga wari ufite na ya mitungo yose bikayoyoka. Yego. Saint Valentin uyifata ute? Saint Valentin ngo ni umunsi w'abakundanye. Kubera ko nyine isi yose ibyizihiza, ariko uyu munsi tuzi ko haba harimo abatagatifu batandukanye Kiliziya Gatolika yizihiza. Yego. Ubwo rero birafatwa bigahuzwa n'uyu munsi w'abakundanye. Kiliziya Gatolika ifite ubuhanga buhanitse bwo gufata umunsi wabo bakawuhuza n'umunsi rusange isi yose
igomba kugira gute. ubundi buri munsi haba hari ngira ngo haba harimo umutagatifu iminsi myinshi yo muri Kiliziya Gatolika ibyo rero ntihazajya umuntu ubigenderaho ngo yumve yaba breminga kuko ukwemera k'umuntu ku giti cye niko kumubatura. Urumva rero urumva se Valente cyo kuntu nyifatana umunsi w'abakundanye ujye uyizihiza nyizihiza gute se urahinda ntabwo jewe reka mbibabisobanurire nge ndi mwene gakondo bitavangiye mu maraso no mu mitsi bintembamo. ubu ntabwo ushobora nko kugura nk'akantu kohereze sheri wawe uri mu majyaruguru cyangwa wasize ingoma ntabwo uhamagara ku ntango tugasangira ku kibindi. urumva ibyo rero nabikora ariko kuvuga ngo nagiye gufata ariko nge nkunda se Valente nk'abantu bibereye mu cyaro bakundana ushobora gusanga umusore afashe umukobwa mujyanye kamugurira agafanta irindazi n'icyayi mugasangira. Gusa nyine ku bantu bakundana ni motivation ibibonetse kugira ngo ibibazo mwari mufitanye cyangwa niba hari akantu mwapfaga mugakosore mukundane muhamye urukundo kuko buriya na Kiliziya Gatolika ikintu itsindagira nubwo baba barimo kuvuga ngo ni mutagatifu runaka ni ibikorwa by'urukundo baba batsindagira bye. Yego rero nta kindi uyu munsi ubuje kubibutsa no kugira ngo mwebwe mugire gute mwe mukundana aho kugabanya mwongere. Numvishe ukunda gupinga ibintu byose ngo ntiwatera n'ivi. Ngese ntera ivi kubera iki? Cyubahiro n'ikimana niyo naritera napfukama mfukamira mama wambyaye na data. Ubundi ngo hari ahantu hatatu umuntu apfukama. Fukamusenga no mu gihe uri ku rugamba wenda uri kurwanira igihugu ugomba gupfuka murasa. Ahandi ha gatatu ni hejeri. Nyibutsa. Urumva. Ahandi ha gatatu umuntu apfukama ari kubaka urugo. Apfukama ari kubaka urugo. Ari ukuntu buri ibyo ntabwo ari ugupfukama ni ugupfukama. Ari ukuntu buri gusa icyo nemera cyo igipangu cyawe baba bamaze w'imbariro birimo gutanga icyubahiro ku Mana cyangwa urimo buriya umubyeyi nawe wapfukama. Yego nabonye mu Buganda abagore bapfukamira abagabo kiriya ni icyubahiro barimo gutanga kuri uwo muntu. Ubu gihereza ari umuntu ufite agaciro mu buzima bwawe. Nese ndinda mfukama mbere yuko nanyemerera ko tubana kubera iki? Umuntu wagera gutya ati wiriye umarime akavika kadatsi wabo bayisha shabyihorere kuri takoboka byihorere. Ibyo se ndabizi je mu muco nyarwanda ibyo ntibirimo. Wajya kwa makuza ngo ukaba mu muco nyarwanda ibyo ntabwo birimo ntabyo nzakora. Umukobwa uzabinyangira azagende ntabwo ibyo ngibyo mbirimo nge. Ariko impeta yo wayambika umuntu wagaze. Impeta ni ikimenyetso cy'urukundo n'uruziga bisobanura urukundo udacogora nta ntangiriro nta niherezo. Ni nk'urugori umugore yambara kubera yuko yibarutse neza bakamushimira uburere yatanze bakanavuga ati urakabaho ubuziraherezo uzarame bakamwifuriza uburame bakamutegesha urugori. Herezo nta tangiriro nta herezo. Ariko ibyo kuvuga ngo giye ngo ndaje ngo ndapfukamye sinzahora ngupfukamira. Reka tubwire abantu bose bagifite ababyeyi ku batabafite mwihangane cyane no gukomera mukomere ku muntu ugifite umubyeyi cyane cyane ugifite mama wawe ahantu hose uri uyu munsi ugende urya inkoko uzifinyengeze wenda uri kumwe na sheri wawe agusohokana ariko mbere yo kujyayo ubanze wibuke mama wawe ahari mu cyaro cyangwa se niyo yaba ari hano hafi wibuke yuko niba afite n'umugabo ari papa wawe na mama wawe ubifuriza umunsi mwiza w'abakundana ubashimire ko banakwibarutse. Ariko mujye mwibuka ababyeyi banyu bahinde. Hari igihe umubyeyi akuzamura akagira hakugeza tuya dukunda kubibona. Hari ibintu tubona mu mafilme cyangwa se tukabyumva mu ikinamico ariko biriya bintu baba bari gukina ibintu reality ni ibintu bibaho. Ugasanga nk'umuntu yaje mu mujyi yirirwa i Kigali avuka Nyamasheke. Hari abantu bahishi wabo kubera ko iwabo baba mu kazu kameze ukuntu kubera ubuzima babamo barwanyije bagurisha ibintu byose wenda barakurihira uriga ugira amahirwe ubona akazi keza ubi Kigali uririrwa agahita ahinduka agahita avuga ati ntabwo ndi n'umunyarwanda agenda umugande genza abantu benshi ndi umunyakenya abantu benshi bihakana iwabo ku buryo umubwiye ngo uri umunyacyango cyane akabantu icyango guhatwaye cyo nje nkunda kubona abantu bahatinya umunyacyango ngo uretse ngo agahita iwanyu ni iwanyu aho kugira ngo hahishe hahindira. Ubundi ngiye uko mbyemera mubona narabaye iki ko nemera ko ndi w'inyamasheke. Nyamasheke ni habi. Ni heza cyane.
ese ubundi Fabrice mu si Rwanda ujye ni hehe? ubabwira ngo uhageze ntataha. Mu Rwanda ni hehe? Ahantu hose ni heza, iwanya ahantu Hihabi. wakuriye, you have to be proud. ubundi se wabaho gute utagira gakondo uro kwandi? Ubu ngubu Ismael ko akubwira ko ari uw'ikibungo, cyari ari umuntu wemeraga kuvuga ko ari uw'ikibungo, noneho ahubwo bazaze yabivugaga ubu gutangira ngubu baraje batitire. Ndagira ngo mubasobanurire, nta muntu wanga iwabo. Iyo uhanze hakoma, nuvuga ngo ukigomba kumenya iwanyaho kugira ngo hahishe ngo nuko ari habi, gerageza uhahindure. Nimba baba mu nzu mbi bubakire, niba utabishoboye nabwo, ariko ntabwo bivuze ngo bihakane. Ntawe wihakana gakondo ye, kuko gakondo yawe niyo wowe. Birabaye ugeze nk'ibyayo cyangwa bagutumiye mu bukwe, umanukanye inshuti zawe na bya bizungereza. Bajya kubona akabona mama warimo kuza n'imyate, kandi ufite ntuzo uri gukorera amafaranga muri Amerika, woza ibirenge by'ababyeyi b'abandi. How are you? Shame on you. Fata amafaranga woherereze mama wawe yagura igitenge yambare neza. Fata amafaranga wohereze mushiki wawe areke gucupirira hariya, uhangane byanga, ariko wagerageza bubakire cyangwa se ubavugururire. Gerageza ariko mu bushobozi bwawe witsindwa. Ikibazo hano kiri, hari igihe usanga wenda nkanjye muhamagaye nkamubwira nti se wampaye amadolari 20, kuko burya bari menshi, kuko baravunika, imvune zibari danje. Iyo reka mite nabivugira ngamba shimire umuntu wese uziko yampaye n'idolari rimwe w'umu diaspora, Imana igumurisha cyane gukubire 6 utari warenga aho hantu gato. Njewe ndagaya abantu bakira amafaranga bakumva ko ari make. Hari umuntu wumva ko umuntu ari hanze akumva ko amafaranga bashobora kuba basoroma mu giti. Ndabashimira n'ukuri kw'Imana, umuntu abantu baravunika, umuntu si mushiki wawe, umuntu si mama wawe, si mukuru wawe, nta sano mufitanye. Abapasteri bamwe na bamwe, abandi bantu bose bazi ko bajya bafata ku mafaranga bavuye muri diaspora, mujye mubiha agaciro, kuko those guys barara amajoro. Disi nimuza mu Rwanda mujye muza mumenye ko muje tubakumbuye. Tubakumbuye cyane kubaramutsa. Nta kindi, nta mafaranga nakwaka kuvuga ngo niyo naza kukureba aho waba uri, ntabwo nta na consommation. Icyo mashaka no kuza kureba umuntu w'umuvandimwe gutyo bigezaho. Imvune muvunika turazizi, turazibona muravunika. Rero ako gaciro kanyu umuntu uzahereza ikintu akakigaya, ujye umenya yuko nyine ningaye niyo system ye. Ni n'umuvumo. Suza umuntu dukundana dusoza, umuntu mukundana nako njye wo dukundana namuhaye peace yazibonye. Namusuhuje cyane. Abantu dukundana muraho. Uyu ari mu kazi arahuze, ariko ndabizi ko turi buze kuvugana. Nanjye umuntu dukundana ndamuramukije. Numwe cyangwa ni babiri? Imana iguha umugisha. Ko yemeye kugukunda. Umuntu dukundana ndamuramukije. Yemeye kugukunda. Ko yemera buriya ikintu cya mbere gikomeye, gukunda no gukundwa ni ibintu bibiri. Abantu bamwe na bamwe batajya banaha agaciro, ariko iyo ugize amahirwe ukunda umuntu nawe akagukunda byanyabyo, ibindi byose no kujya gusetsa inkoko, ibindi byose birashira. Rata ngenda kwikundira urundi rukundo rwanjye rundi rwa kabiri, ubu ngiye kuva hano mpita njya kurureba. Yo mama wawe ngiye kumureba. Ababyeyi aho muri hose mujye mwiha amashyi, yaba umugabo yaba umugore, mwishimire kuko mufite uruhare rukomeye mu kushyira mu buzima, murarema. Ismael, wakoze cyane ku bantu bagukunda, ubwo bazi n'ubundi kukubona n'ubundi kuri nimero yawe. Baze kumbona kuri 0785 25 cyangwa bakore subscribe kuri Nitanga Ismael officiel. Instagram ni MC kabuhariwe mwanafunzi. Ubundi ukampamagara mu gitaramo cyawe tukayigenza neza. Ese waruzi ko ushobora guhura n'umusangiza w'amagambo akaguhereza ibirori byiza ukanezerwa kubera yuko yagukoreye n'icyegeranyo? Gira vuba mpamagara dutarame igitaramo cy'urukatsa, kandi dutarame dutaha. Ntabwo njya ntinza mu bintu. Ubukwe ni minota 50, ubukwe burarangira. Murakoze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.